Yes, mumeze mutese. Turahantu bisanzwe kuri Notes Famous tukaba tubakiriye hano turi kumwe n'umutumirwa reka bibwira amazina. Guys, ni defects nk'ibisanzwe tumaze kumenyerana rwose muri nabyo nibyo abenshi tumaze kumenyerana ariko guys niba ari ubwa mbere hageze rwose making sure ko wakora subscribe kabisa kugira dukomeze tubahe ikiganiro ariko mujye mwibuka no kutubwira ngo ese kimeze gite, ese twe turacyumva ute, ni sawa cyangwa se si sawa kugira ngo tugire ibyo duhindura guys. Hari ibintu twasanze rero bimeze, hari ibintu twasanze abantu twarafashe nk'umuco ikiganiro umutekano gishingiye ahantu usanga twarafashe ibintu nk'umuco tukibaza se ibi bintu nabyo nibyo. Iki kiganiro urimo rero giteye umuco kimeze uko ikiganiro kimeze ni ukwibaza se ibintu bihari nabyo nibyo. Urumva uyu munsi umutumirwa urumva waba so guys, abantu benshi bajya bakunda kwibaza ibintu ariko ndagira ngo twibaze n'aka kantu. Ese mu buzima bwawe cyangwa se wabaho mu buzima bugoye igihe cyose ushaka, se nibyo cyangwa se ibyo? So guys, none ushobora kuba uri hano mu buzima busanzwe kumva n'urugero wenda ukumva sirakurambiye ukaba ati kanjye kwiba, wagerayo bakagufata. So hanyuma bagufata ukavuga uti ngo rero nubwo bamfashe ariko nyine byangwirire cyangwa se mbese nyine mu buryo butumvikana. Hanyuma njye ngahita mvuga uti nkurikije uko nyine ngiye uko nabibonye cyangwa se uko mbizi, ngahita mvuga uti ok, ntabwo bishoboka ko habaho ubuzima bugoye igihe cyose ushaka. Gute? nabyo nibyo gute kubaho mu buzima, kubaho uravuze ngo kubaho, ese wabaho mu buzima bugoye igihe cyose ushaka? ntabwo pe, ntabwo mu buzima bugoye igihe ushaka. Ubuzima bugoye nabubamo igihe cyose ushaka. Gute noneho? Ahubwo mba numva impamvu nemeza ko ari byose, mba numva aho kutabaho ubuzima bwiza igihe cyose ushaka. Nyine gute wabaho ubuzima bugoye igihe cyose ushaka? Nyine urumva hari ukuntu watangira kuvuga ati wenda ushobora wenda nko kujya kwiba ndabyanga cyane kuva na mbere nabyangaga. Reka dutange urugero rwanjye. Kuva kera njye narabyanga, urimbwiye ngo nibye mu bumeze nk'umuntu unyishe umuntu bitewe, ariko biterwa nawe biba byaravuye. buriya hari ahantu nakuriye usanga nyine abantu bakunda kwiba ubu nyine ubwo ntabwo ari ngombwa ariko nyine nuko bimeze. Narabibonye nyine ndabibona ahantu nyine nkumva ntabwo bitewe n'ukuntu byamugabanyaga abantu batandukanye cyangwa se bisubiza abantu inyuma, ugasanga bisubije umuntu inyuma, bamwe bagahita ngo n'indege zirasha ariko ntabwo bikaze. Gusa nyine wenda atandukanye mbona nk'uko ngegera nakubita ariko ibyo babaga ari abanyeshuri narabakubitaga nari hasi ku ishuri ariko n'ubundi biragusa cyane. natangiraga abanyeshuri narigezaga hasi hari ukuntu abantu ariko abantu bigiraga hasi nabo baratubwira muri komenti abantu bigize ibihazi bwe bumeze gute? Abantu bananiranye baraye navuye ahantu navuye ubundi hari ibintu byinshi narokotse we nawe nandaga hasi ugasanga rero wenda ukubise nk'umuntu bunoho, ariko ikintu cyatumye mbivaho nuko nagenda aba mukuru. Icyo gihe nari umwana ntabwo nabona n'agafungo. Ntabwo tutararenga wagiye muri gereza? none kubaze ngo utari wagafungwa
kubera ibyo bivuze gutya oya nanahise nagafungura ariko navuze nawe mukuru sinzi niba numvise neza haragaruza ngo utari wagafungwa sinzi burasize ubundi burabya bigenze buriya nuko nari gutekereza ibintu nari ndi gutekereza cyangwa bikoze kujyana hafi no kugufunga biraba biri kwegeza gufunga nyine urumva gufungwa naho ndi bwa buzima buzira umuvuga ati waba mu buzima bubi nyine ni igihe cyose ushaka cyangwa se mu buzima bugoye ubwo rero icyo gihe nakubitaga abanyeshuri bagenzi banjye ariko atari ukuvuga ngo imbaraga abanyeshuri bagira ubwoba none se ubwoba bw'iki kandi uwabaga yaza akivana minusi akaba yamufite umugeni nawe namukubita uwavuga ko ndashaka ukuntu twaba inshuti kubera ko nawe ni igihe azarandenze rero nta n'utubaraga nanagira nta guca nahoze ngana ubwo rero ubwo icyo gihe ari buno ukubise umuntu bagufunga umushinga yazaba ijambo gufungwa ahantu nari kubijyanisha umuntu ufunzwe rero umuntu ufunzwe ntabwo aba abayeho ubuzima bwiza ubwo rero ni ukuvuga ngo ugiye kumva ndimo kubyumva ubu no kubise umuntu bamfunga ubu ngubu nshaka nububwira ngo ukubite bambeho ariko rero ubuzima nshaka oya wimubita oya ariko nanone tutabitware naho ngaho urumva iyo bagufunze gutyo ntekereza ntabwo ubayeho mu buzima ushaka mu buzima ushaka none gufungwa ni byiza se nyine ushobora kuba mu buzima bubi igihe cyose ushaka iki gihe rero sayizi byiza gufungwa si ntabwo ari ubuzima bwiza mu sayizi ngizi rero ubu ngubu kuyigira ntabwo ufite intebe bagahita bapagira ariko kimwe n'uko bagahita bapagira muri twandagare mukanya watubona umva mubwire kimwe n'uko ushobora kumubita iyo ntebe uzi ngo baragufunga bakujyana bakubwira ngo ntibagufunge bakongera bagakorekura none izo situwasiyo ubwo ni ubuzima bwiza ariko se bakujyanye ntibagufunge none bababwira ngo ubayeho nabi gusa none se ngubu ahubwo ubayeho neza kuko uri gukubita n'abantu ntibanagufunge ariko ubuzima ni bwiza uko uri kose hari ikintu ukora wareba ingaruka zacu inyinshi ugasanga ni imbi ariko izo mbi rero nizo uba uri kwishira girita dani y'inzizi ariko nanone wibuke nuko aba ari njye nk'ibyo ndi kukubwira ushobora kumubita iyo ntebe mu mutwe ariko ukamanuka wagera hepfo ukaba mu buzima bwiza mva mubwire wagera kuri sitasiyo bikarangira batagufunga bakanyambika inifomo yabo ujya ubu bakahagera banakuburanisha ipati ariyo cyangwa imfungwa zamara igihe n'ifomo imfungwa zambara imyenda ya leta inifomo ya leta bahita babambika hari inifomo ya leta kuko iyo bakoze amakosa bahita bakwambika iriya ni inifomo ya leta wambara uri umunyabyaha uri umunyamakosa iyo wagiye bakwambika inifomo wanareba neza bakubona so guys namwe mutubwire ese umuntu ashobora kubaho mu buzima bugoye igihe cyose ashaka mutubwire mutwandikire muri komenti ubundi mutubwire ngo byabaho ko umuntu yabaho mu buzima bubi cyangwa se mu buzima bugoye igihe cyose ashaka cyangwa se n'ubundi ntabwo ibyo ngibyo byabaho n'ubundi uyu muhungu ibi nawe kutubwira nibyo aho kanone ntaye n'urundi rugero imbawe nta nk'umuntu ari nk'umuhinzi turabizi mu gihugu ubukungu bagiye ubuhinzi n'igihugu ubuvandimwe bw'umuntu ari umuhinzi akanga guhinga ubwo inzara ni nziza situation y'inzara ni nziza reka inzara inzara aho ngaho rero aho ndagufashe rero wanze guhinga uri umuhinzi ufite firidi zawe ukanga kuzihingamo uba uzi ko ibikurikira ari iki igikurikiyeho ni inzara kandi ubwo iyo nzara urabizi ko imbere izaza ubwo buzima ugiye kubaho mu buryo ushaka cyangwa se ni igihe udashaka udashaka igihe udashaka ni igihe ya nzara izaza
wenda ari nk'izuba ryinshi ryavuye ugasanga wenda usanga byumishije nk'imyaka z'umuntu zikumanye, aho niho inzara ikaza gutya muri naturiyeri, ugasanga nyine inzara iraje mu bisanzwe mu bantu bose bari aho bakikije aho ngaho, wenda ugasanga inzara iraje, wenda aho ngaho niho wavuga ngo inzara yaje mu buryo udashaka, ariko mu gihe ari wowe wanze guhinga se. Kubyumva rero aho ngaho nubwo twakomeje tujya hirya no hino, urumva njye numva ko nta muntu yabaho mu buzima bugoye igihe cyose ashaka. Mubwire tureke kujya kure cyane, ntabwo yabaho mu buzima bugoye igihe cyose ashaka. Nawe utangiye kugaruka, ntabwo umuntu yabaho mu buzima bugoye igihe cyose ashaka. Uramucanganyikishije urakoze bayabisubire. Ntabwo umuntu yabaho mu buzima bugoye igihe cyose ashaka. Nandi kumva wisubiye topike yacu sinzi niba uri kubyumva neza. Topike yacu yabaho, ese umuntu ashobora kubaho mu buzima bugoye igihe cyose ashaka? yabaho mu buzima bugoye igihe cyose ashaka. None ngende kukubwira ngo ntabwo umuntu yabaho mu buzima bugoye igihe cyose ashaka. Wari uncanganyikishije rero. None ni gute? Guys, ibyo muri kubyumva mutubwire wibuke gukora subscribe, like, share na comment, hanyuma uze kutubwira niba hari ikosa wabonye turihindure, hanyuma niba nta kosa wabonye wandike muri comment ngo uraje. So ngana ku musozo rero w'ibyo warumbajije, ndagira ngo mbwire abadukurikiye ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ntabwo umuntu yabaho mu buzima bugoye igihe cyose ashaka, ariko biramutse ari ibishoboka yabubamo. Kuko hari n'ibikosa ushobora gukora ukaba wafungwa burundu, icyo gihe wabaye mu buzima bugoye ariko ari nawe ubishaka. So rero ntagiye kure, ushobora kubamo ariko nyine 90% urumva nyine ubamo mu gihe udashaka. Nubwo uri muri gereza waragiye mubishaka, ariko hari igihe kigera ukavuga uti nanjye gereza irandaramye kabisa. Ariko ubwo buzima icyo gihe cyageze wakigiye mubishaka, ugiye mubishaka, wabigiye mubishaka kuri endi y'ubwo buzima ukavuga ati nanjye gereza irandaramye. Noneho ushobora no kujya mu buzima bwo hanze uri muri gereza. Ubwo nuko bimeze. Ikiganiro cyacu cyane nabyo nibyo, ndumva wakoze cyane kuza. Namwe mwakoze kunyakira. Wakoze cyane, ikiganiro cyacu nabyo nibyo, abadukurikiye mwakoze cyane kugira umusozi w'ikiganiro nahangaha gisa naho kirangiye. Ciao ciao.